Muraho neza. Muraho neza. Nk'ibisanzwe ni Artist TV, ni televiziyo ikora inkuru zibanda ku burezi mu rwego rwo gutanga umusanzu ku ireme ry'uburezi ndetse no kumotiva ababyiruka. Abakunzi bacu badukurikiranye hirya no hino mu gihugu bafite amatsiko yo kumenya ninde turi kuganira nawe, umutumirwa w'umunsi ninde. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndungutse Alexandre, nkaba ndi umurezi mu ishuri rya RTC TVET School riherereye mu karere ka Rubavu. Nanone abadukurikiranye bashobora kwibaza ese Ndungutse Alexandre ni muntu ki? Kuko nabigarutseho, ndi umurezi mu ishuri rya RTC TVET School, by'umwihariko mu ishami ry'ubukerarugendo, ndetse nkaba mpagarariye iryo shami as HOD cyangwa se Head of Departments. Ndumva muri makeya uwo ari we muntu Alexandre aka kanya muri kumwe muri interview. Nanone nshobora kugaruka cyane ko abadukurikira benshi ni abajene, ni abarezi ndetse n'abantu bafite aho bahuriye n'uburezi, by'umwihariko nka televiziyo ikora inkuru zibanda ku burezi. Kuki wahisemo kuba umurezi? Mu busanzwe ndi umuntu uri sociable cyangwa se ukunda kuba socialized n'abantu. Education rero kuyijyamo ni ikintu nakundaga n'ubundi, ubwo nabonaga mwarimu wanjye yasosiya n'abanyeshuri muri societe ngari. Ndi umuntu wifuje ko nanjye nazagira ayo mahirwe through education, niyo mpamvu nabashije kujya mu burezi. Kandi none ikindi, ndi umuntu wifuza ko ibyo mfite kwiye kubisharinga n'abandi cyangwa se kubisangira n'abandi. Nuko nagiye nibona muri education kandi ndayikunze, ni umwuga nkora nkunze. Nanone ndagaruka cyane kuri domaine y'ubukerarugendo, cyane ko tuzi ko zimwe mu ndangagaciro cyangwa se mu bimwe mu byinjiriza igihugu cyacu n'ubukerarugendo buza ku isonga. Ese kuri ubu ishusho y'ubukerarugendo nk'umwe expert ubibamo imisite mu gihugu cyacu? Murakoze cyane. Ubukerarugendo mu gihugu cyacu ni ikintu gikomeye cyane, ni imwe muri sectors dufite zicontributinga cyangwa se zigira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Apart yo mu Rwanda gusa, ndetse ku rwego rw'isi ubukerarugendo rufite akamaro. Ntekereza ko nyuma ya agriculture cyangwa se ubuhinzi n'ubworozi, ubukerarugendo bushobora kuba buri mu myanya itatu y'amasectors dufite muri iki gihugu yinjiriza igihugu izo twita revenues cyangwa se foreign revenues. So nkumva ko ubukerarugendo kuba narabuhisemo nkabwiga, si ukuba gusa narabukundaga, ahubwo nuko nabonye ko ari umusanzu nkwiye gutanga kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere cyangwa se dukomeze twimpawaringa ubukerarugendo muri rusange. Urakoze cyane. Nk'umujene uri hirya no hino mu gihugu ariko akaba atarabona amahitamo ye, n'iki wamuha se nk'impamba cyangwa impanuro yamwenteresa kuba yahitamo kwiga ubukerarugendo? Impamba ya mbere ni uko agomba kubanza kubukunda. Ikintu cyose burya occupation iyo ari yo yose, career iyo ari yo yose, urabanza ukayikunda. Niba ayikunze cyangwa se yumva akunze ubukerarugendo, afite amahirwe menshi yo kuba yabujyamo. Mu Rwanda dufite amahirwe y'uko dufite leta ishyigikiye ubukerarugendo, dufite amahirwe y'amashuri. Hari n'ibindi bihugu bitagira ayo mahirwe, kuko ngira ngo tujya tubona abanyamahanga benshi baza gushakira amwe mu faculties cyangwa se mu ma options iwacu mu gihugu cyacu. Ariko mu gihugu cyacu dufite ubukerarugendo, hari educational sectors, dufite ahantu henshi ushobora kusanga ubukerarugendo. Ayo ma trades arahari, by'umwihariko muri secondary educations. Nkumva ko kuba dufite education based on tourism mu mashuri atandukanye, tukaba dufite political programs zorohereza abanyarwanda cyangwa se abanyeshuri gusura ahantu hatandukanye, gukora ibikorwa bitandukanye bishingiye ku bukerarugendo. Uwo ni amahirwe ya mbere. Ikindi kandi hari employment opportunities cyangwa se akazi. Urangije kwiga ubukerarugendo ufite amahirwe menshi yo gukora mu national parks, ushobora gukora mu museums, ushobora gukora muri memorial sites, ushobora gukora hari sectors nyinshi wakoramo kandi ubuzima bukabasha kugenda neza. Numva ari icyo ngicyo nakwi-interesting umuntu yiga tourism cyangwa se bifuza no kuyiga, hari amahirwe menshi. Murakoze. Abadukurikiranye mu mashusho nk'uko babibona, wadutembereje muri workshop ya tourism. Twahabonye byinshi cyane bitandukanye, ibikoresho bya kinyarwanda, ibintu byinshi bitandukanye. Wagira icyo utubwiraho? Muri makeya rero, nk'uko mwabonye ko ari ibice bimwe na bimwe twagiye tubona, by'umwihariko reka nze ku bice bigize umuco.
twagiye tubona bimwe mu bice bitandukanye bigize umuco nyarwanda. Biriya tubyigisha abana kuko mu bimwe mu bikurura ba mukerarugendo tugiramo icyo bita cultural attractions cyangwa se cultural products. Umuco nawo uri mu kimwe mu bintu bituma igihugu cyacu kibasha kwinjiza amadovize bishingiye ku experiencinga cyangwa se gusura bimwe mu bikorwa bitandukanye bikurura bya mukerarugendo bishingiye ku muco. Mwagiye mubona rero n'ibindi bikoresho bitandukanye biri, mwagiye mubona binoculars, mwabonye first aid kit box, mwagiye mubona amatents. Ibyo bice byose twagiye tubona biriya byose ni bidufasha cyangwa se nibifasha abana kugira ngo umunsi bazaba basoje kwiga bazabashe kuba abakozi beza bari professional, bazi gukoresha ibikoresho by'ingenzi bigenewe umunyamwuga wize tourism, by'umwihariko tour guiding. Hari ibindi twagiye tubona ku ruhande, ibikoresho by'imikino. Biriya nabyo ni bimwe mu bikoresho cyangwa se ibyo twakwita facilities bifasha ba mukerarugendo kugira ngo bataba bored igihe bari kuri destinations, by'umwihariko muri hoteli cyangwa se n'ahandi hantu. Biriya nabyo ni bimwe mu bikoresho by'ingenzi dukenera kuko byorohereza stay cyangwa se igihe umukiriya amara kuri destination bikamurinda kuba bored. Urakoze cyane. Nanone ndakubaza, ese ibijyanye n'ingendo shuri muri trade yanyu y'ubukerarugendo ho biba bimeze bite? Ingendo shuri turazikora. Ngira ngo murabizi ko class theories aba ari ingenzi, ariko umwana akira no gukora pratique cyangwa se kujya kuri tele kugira ngo yimenyereze agire ibyo abona bitandukanye. Dusura amaparke national, twakoze ingendo shuri arizo twakoreye muri ethnographical museums cyangwa se inzu ndangamurage mu gihembwe cya mbere yarakozwe. Twakoze urugendo shuri muri King Palace Museums, twasuye muri Rwesero Art Museums. Ubu turimo turategura gusura, nuko hari ibibazo bitandukanye, challenges tuhura nazo, ariko mu byo duteganya ubu ngubu turimo turategura gusura muri Akagera National Parks ndetse n'izindi ngendo shuri nyinshi ziteganijwe kugira ngo zifashe abana bacu kumenya no gusobanukirwa neza icyo ubukerarugendo buvuze, bitari ukurangira mu ishuri gusa. Urakoze cyane Bwana Ndungutse Alexandre kuri byinshi tuganirije. Gusa nanone sinasoza nakubajije ku kintu kijyanye n'imyigire yo muri iyi minsi muri bino bihe bya COVID-19. Nubwo ubutumwa bwihariye wagenera umujene wese w'umunyarwanda uri mu mashuri y'ababanza, ayisumbuye, nk'umurezi uba kuri tele ndetse ubana n'abana umunsi ku wundi? Ikintu cya mbere nababwira cyo nuko dukwiye kubahiriza ingamba kuko Minisiteri y'Uburezi bidusaba ndetse urwego rw'uburezi rubidusaba. Nta kindi, mu bigo by'amashuri uko twirinda ni ukubahiriza n'ubundi nk'uko abo hanze y'amashuri babikora. Ni ugusiga ya ntera hagati yawe na mugenzi wawe byibuze metero imwe, ni kwambara agapfukamunwa kandi neza, ndetse no gukaraba intoki kenshi kandi neza. Nta gitandukanye rero mu bwirinzi mu bigo by'amashuri ndetse no hanze, uretse ko mu bigo by'amashuri hasaba ubushishozi kuko ni ahantu abana bari benshi kandi bisaba ko baba in contact, ariko turabikora kandi turabishishikariza ko bikwiye kubahirizwa nk'uko n'ubundi leta ibidusaba. Ndumva ari icyo ngicyo, nta bindi dukora birenze ibyo ngibyo. Alexandre, tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa bwihariye wagenera abakunzi ba Artist TV nka televiziyo ikora inkuru zibanda ku burezi? Icyo navuga rero ku bakunzi cyangwa se ku bafollowinga RTC TV, nababwira ngo mukomereze aho ngaho. Ni amahirwe twabonye kuba twarabonye iyi TV ya RTC inkuru zitandukanye ku burezi, cyane ko sina kenshi cyane zikunze no kuboneka. Numva rero twayishimira kandi tugakomeza tukayisubscribinga, tukayifollowinga kugira ngo tubone inkuru nziza zitandukanye zijyanye n'uburezi. Murakoze cyane. Bwana Alexandre, turabashimiye kuba umwanya mwatugeneye, cyane ko mwari mufite byinshi mu masomo n'ibindi bitandukanye nk'uburezi muba muhugiyemo. Nizere ko n'ubutane tubakenera muri byinshi bijyanye n'ubukerarugendo, ku nama se cyangwa se ku mpanuro, muzaduha umwanya. Murakoze cyane, natwe turabashimira ku kanya namwe mwaduhaye, kandi tunashishikariza abakunzi ba RTC TV byimazeyo twongere tubashimire, mukomeze mukore subscribe kandi muyifollowinge cyane
kandi noneho twiteguye kuzabafasha kuko ni amahirwe twungutse y'uru rubuga cyangwa se iyi TV. Tuzakomeza kubafasha kandi twiteguye kubafasha. Murakoze cyane.